Inyama ni ikiribwa gikunzwe cyane. Inyama nk'ikiribwa gikunzwe cyane, ingurube nk'isoko yazo. Ingurube ni itungo ry'amaguru magufi rigira amabara y'umukara, umweru cyangwa se ikigina. Ikagira umurizo mugufi wizingazinze. Inyama z'ingurube zizwi nka pork cyangwa se bacon mu rurimi rw'icyongereza. Inyama zayo zikungahaye kuri fer na zinc. Nubwo bimeze bityo ariko, hari amadini amwe n'amwe atemerera abayoboke bayo kurya inyama z'ingurube, aho bayifata nk'umuziro. Twavuga nk'abayisilamu, abakristu b'abadivantisite ndetse n'abayahudi. Ingurube zorowe hirya no hino ku isi. Twavuga muri Afurika, mu Burayi, Aziya ndetse na Amerika. Aha hose igihugu kiza ku isonga mu korora ingurube ni Ubushinwa, bukurikirwa na Union Européenne, ku mwanya wa gatatu tukahasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingurube burya ni incabwenge, kuko burya ibasha gutandukanya ijwi, ku buryo yumva uvuze ikamenya uwo ari we mu gihe yigeze kumwumvaho. Ingurube ikuze ni incabwenge cyane kurenza imbwa. Ingurube nk'indya byose, irya ibintu byose nta na kimwe isimbutse. Icyo umuntu yabasha kurya cyose ingurube yakirya. Ingurube kandi ikura vuba, kuko nyuma y'amezi 5 ingurube witayeho igakura neza iba yabasha kwima. Ikindi kandi iyo itabashije kwima icyo gihe ngo ibone imfizi iyibangurira, mu mwaka yongera kugarura ubwime rimwe mu mezi 4, ubwo ni 3 mu mwaka. Ngaho nguko rero y'ingurube nawe wakwiye. Niba wakunze iyi video, kora subscribe, kandi like, unagisharinga mugenzi wawe, kugira ngo nawe abashe kumva ibyiza by'ingurube, bityo nawe agire undi bumenyi yunguraho bwamutera no gukorea business.